Yesu tumwongera amashyi menshi. Nari mvuze ngo duhe Yesu amashyi menshi cyane. Yesu ni umwami, Yesu ni umwami, ari ku ngoma, azahoraho ibihe byose. Nari mvuze ngo Yesu tumuha amashyi nanone. Yesu wakurinze, Yesu guha umwuka wo guhumeka, Yesu guha ubuzima, Yesu kurwanirira. Mukomeze mumuha amashyi. Ni umwami, ni umwami, ni umwami. Ntabwo ari iby'akamenyero. Amashyi arayakwiriye, amashyi arayakwiriye, amashyi arayakwiriye. Yesu ni umwami, akwiye icyubahiro. Amen, amen. Nitwa Esther Mafubo, meruka hano kera hashize imyaka igera kuri 3. Ndi muri Belgique ahitwa Bruxelles, muri uriya mujyi niho Yesu yanjyanye. Yari yarabivuze hanyuma arabisohoza. Yesu iyavuze arasohoza. Hanyuma ndamushimira bikomeye cyane kuko yajyanye nanjye. Hanyuma tuzamukana indege, abandi basigaye, hanyuma turagarukana. Yesu arakomeye, ni mwiza, niwe wenyine mugumana abantu badahari. Ugeze ahantu badahari mu mbeho nyinshi cyangwa hari ukundi kuntu bigenze, usigarana na Yesu. Niwe musigarana bigakunda. Haleluya! Murasigarana abantu badahari, umuryango udahari, ibintu byarangiye, ugasigarana na Yesu, ukamwumva neza, ukumva uramwumva, kumva ni ibintu bifatika, ukamwumva. Amen, amen. Tujye kuganira ijambo rivuga ngo ibuka urukundo rwa mbere. Ibuka urukundo rwa mbere. Dusome ibyahishuriwe Yohana igice ni cya 2. Yesu yabanye nanjye mu buryo butangaje. Mana niduha uburyo ntarasubirayo, wenda nzaza mbivuge, ariko reka turebe ijambo riri mu byahishuriwe Yohana igice ni cya 2. Turebe umurongo, turahera ku murongo wa mbere. Yesu ndamukunda, yabanye nanjye, yabanye nanjye. Yesu ni umwami n'ukuri. Aleluya. Abantu badahari, Yesu abana nanjye. Yesu yabanye nanjye. Amen. Ubu hari abantu bari kubyumva cyane. Urwandiko rwandikiwe Abefeso, aranditse ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti: ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, niwe uvuga. Mwabimenye ko ari uri kuvuga? Aleluya. Aravuga ati, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, kora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen, amen. Ndashimira Yesu yuko ari umwami, kandi yuko hejuru ye nta yindi mana ihari. Bwana sifiwe sana. Aracyafite ubutware kuva namumenya kugeza n'uyu munsi aracyabufite. Isi zarinda irangira agifite ubutware. Ni umwami, ni umwami ibihe byose. Amen. Yasanze Yohana ipatimo, amuha ubutumwa bukomeye bw'itorero. Ubu butumwa yahaye Efeso bwarebaga umuyobozi w'itorero, bukareba abakristo b'iryo torero, hanyuma bukareba kuki impamvu natwe butureba. Nuko ijambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Bivuga ngo umuntu uri hano wese ufite ugutwi, ubu butumwa nubwe. Sifa kwa Mungu. Aleluya. Ntego y'ijambo numva riri mu mutima wanjye, numva Yesu yamaye.
ni ukwibuka urukundo rwa mbere. Mwese muri bakuru mwarakunze, abana ndabona ari bakeya, mwarakunze, abandi barashingiwe, abandi barimo barakunda. Hari ikintu Yesu arimo arekarama, arashaka rwa rukundo rwa mbere. Amen. Yandikira, aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso. Yesu iyo agiye gutanga ubutumwa arabanza akivuga. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Arabanza akivuga, akavuga uko ari kandi ntaba yibeshera. Aravuga ngo ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Haleluya! Yesu ariyizi yivuga neza. Yigeze avuga ngo uwiyita amena, umugabo wo guhamya inkomoko y'iby'Imana yaremye. Yigeze kongera kwivuga, aravuga ngo ndi urufunguzo, ndi intare mu muryango wa Dawidi, ni njyewe ukinga ntihagire ukingura, nakingura ntihagire ukinga. Ariyizi ni imfura mu kuzuka kandi aradukunda, yatwejeshejeho ibyaha byacu kubw'amaraso ye, aduhindura kuba abami n'abatambyi b'Imana ye. Ndamukunda n'umwami. Haleluya! Arivuga rero, yohereza ubu butumwa, abwira Abefeso, arababwira ngo nzi imirimo yawe. Ndashimira Yesu ko atandukanye n'abantu mu buryo butangaje. Ushobora gukora umuntu ntabirokonese, umuntu ntabimenye, ariko Yesu ikintu wakoze n'umutima wawe wose arabimenya, abyandika ahantu. Haleluya! Ukuntu wavunitse, ukuntu mbese wambitse abantu, ukuntu ari icyumweru kimuwe, ukuntu wasuye abantu muri gereza, abarwayi wasuye, abantu wagaburiye bari bashonje, igikombe cy'amazi watanze, abantu ntago babifashe nk'ibintu biri seriye, ariko Yesu we hari ahantu yabyanditse. Aravuga ngo nzi imirimo yawe, ngo nzi n'umuhate wawe, nzi no kwihangana kwawe. Iri torero ryari rifite kwihangana mu buryo bukomeje, kandi Yesu yararirebaga akarishima kuko bari bafite imirimo ifatika, bari barubakiye. Ryari itorero rya mbere Imana imaze gusuka umwuka wera, ba Petero ba Yohana bagenda bakora imirimo itangaje, Imana ikayandika ahantu. Habayeho akarengane gakomeye, baciwe ibihanga, bajugunyiwe intare, barakomeza barihangana, umwami Yesu arabyandika. Bwana sifiwe sana. Kandi Yesu yazirikanye gukiranuka barwananaga nabyo. Yarabandikiye arababwira ngo nzi neza yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Ibyo narabimenye. Nzi nuko wagenzuye abiyita intumwa nyamara atarizo. Nibyo nabyo narabimenye, nabyanditse ahantu. Hanyuma hepfo aravuga ati kandi hari ibintu ngushimira rwose duhuje. Hari ibintu ngushimira. Nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye nanga. Ukuntu umeze n'ibintu bindi mu mutima turabihuje, twanga ibintu bimwe. Mirimo y'Abanikorayiti ni iyihe? Biva ku mudiyakoni wita Nikora, yari uwo mu itorero rya mbere, hanyuma akorera Imana n'urukundo rwinshi, ariko bigeze hagati ararambirwa, atangira gufata gurupe y'abantu, atangira kubigisha ko ibyerekeranye no gukiranuka cyane bitakigezweho. Abigisha uburyo ki bazajya bakora amarepetisiyo bakaririmba, ariko ari ababeshi, bari abanyabinyoma. Abigisha ukuntu abantu bazajya baza gukora imirimo y'Imana, ariko ari abasambanyi, bafite abandi bagore ba kabiri cyangwa abakobwa 2 3 basambana buri gihe bavuye mu murimo w'Imana. Arabibigisha Nikora, arabibigisha, bitwa Abanikorayiti. Rero hariya ahondi muri biriya bihugu hariho izi nyigisho zikomeye. Hari igihe umuntu aba hano gusa
akagira ngo mbese ni ibintu biri hano hafi. Hariya hari ibyaha mu buryo bukomeye kandi mbona birimo no kuza. Hari abanikolayiti ntabwo bafite ubwoba bwo kukwigisha yuko uramutse mbese ugiye gukora akazi k'uburaya. Hariya nahabonye ibintu bitangaje. Reka mbabwire bikeya mu minota mike isigaye, hanyuma twinginge Yesu aduhe urukundo rwa mbere. Hari amasoko y'indaya. Nina harahari? Arahari? Yemewe na leta? Basi batanga imisoro. Hariya rero barahari. Hari ahantu kuri gare gutya unyura muri gare imwe ntavuze, hanyuma iyo uhanyuze haba hari isoko, baba bari ahantu mu kirahuri, baba bambaye ubusa, bafite akantu gatoya, ubundi baba bakureba. Kandi hari karitsiye y'abazungu bakora uwo murimo n'abirabura. Ukabona umuntu avuye hano akagaruka akakubwira ko afite akazi kandi yagiye muri icyo cyiciro. Noneho ibintu bitangaje ni uko harimo abantu bafite abagabo, akaza akakudepoza ku kazi ugiye mbese gukora umurimo, akazi k'uburaya. Ukagenda nyine bagabo bakaza kukureba, amafaranga bayaha kontabure, wowe bakaguhemba ku kwezi. Murumva ibintu bihari. Hari irindi duka rihari ry'ibitsina, abiduka ry'ibitsina. Umugabo uba wenyine cyangwa umugore uba wenyine cyangwa umukobwa aragenda akajya muri iryo duka akareba igipupe gifite igitsina cy'umugabo, akajya abaza ati cyiza ni ikihe, bacomeka bakaryamana n'ibyo. Hari ibyaha. Kandi wahagera bakakugira inama, bakakubwira yuko ngo ari ugufasha umubiri kugira ngo ukore neza. Hanyuma bamara kukugira inama bakakubwira ngo ku cyumweru uzajye gusenga. Nikolayiti, mirimo y'abanikolayiti. Aragufata akakwigisha. Mu gihe cyashize habayeho gahunda, bagikoreye na manifestation bigaragambya, bashakaga kwigisha abana isomo bita Evrasi, ariko bagashiramo ukuntu abana bo mu wa mbere bagiye kwiga ibintu bita masturbation, kwikinisha. Ukuntu bazajya babigisha kwikinisha ko ari ibintu bigirira neza umubiri. Muri première année abana b'imyaka 14 gutyo bazi kuzamuka. Ubwo rero niba batangiye kubyigisha abana, byo biri no mu bantu bakuru. We araza akakwigisha akakubwira ngo ntacyo bitwaye, umuntu ntashake ahubwo intoki ze zikamubera umugabo cyangwa umugore. Imirimo y'abanikolayiti. Kandi yarangiza akaza akakubwira ngo tujye gusenga. Hari ibintu biteye ubwoba. Hari ibinyoma byo mu rwego rwo hejuru. Wowe ubeshya utuntu, ukabeshya utuntu ukaniyanduriza ubusa. Abandi bahimba ibinyoma bakabishyira muri dosiye, bakongera bakabihimba ibintu bitabaye, bakarira bakajya berekana ukuntu byabaye kandi bitarigeze biba. Barangiza akakubwira ngo ni ugushaka ubuzima, akakubwira ngo mu gitondo tujye kuvuga ubutumwa. Nikolayiti. Hari ibintu kandi ikindi kintu gitangaje, hari ikoranabuhanga riteye ubwoba. Umuntu yurira indege akagenda ari umuhungu, kubera ko hariya hari ikoranabuhanga rikomeye. Waba ukunda kuba umukobwa, baraguhindura neza, bakaguhindura bakashyiraho n'igitsina, bagashyiraho n'amabere. Waragiye uri umuhungu hakagaruka umukobwa. Ikindi kintu gihari gikomeye, agenda yumva azashaka umuhungu cyangwa bagashakana nyine. Muzi ko Imana yavuze ngo umuhungu n'umukobwa bahure bakora ubukwe. Ntabwo ari byo bihari. Umuntu aragusuhuza ukagira ngo ni urukundo rusanzwe, ariko hashira akanya akakumvisha ukuntu umuhungu n'umuhungu bagiye kubana.
barabana kandi bakaryamana nyine bakabana. Murabyumva icyo nshaka kuvuga? Ibyo bintu Imana ibyanga urunuka, kandi barangiza bagashaka kuza mu rusengero gusezerana. Birahari ku isi yose. Ibyo bintu Imana irabyanga. Kandi si abahungu gusa, n'abakobwa ku bakobwa. Bakobwa hari amakupure barabikora kandi bagashaka kuzana abana, barabazana bakabadopta, bakajya bababwira ngo uyu nguyu ni mama papa, uyu ni mama mama. Mwumve ahantu ubwenge buri kujya. Yarangiza agashaka kuza mu rusengero gukora imirimo y'Imana. Abanikolayiti. Hari n'ibindi byinshi. Ibyo bintu biriyo rero birimo birambuka biza. Ibyo bintu biriyo birimo birambuka biza. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Abefeso, arababwira ngo hari ikintu mbashimira, nuko mwanga imirimo y'abanikolayiti iyo nanjye nanga. Uko kuntu ndi kubivuga ukumva birimo birakurya mu mutima, ukumva ni ibintu birenze. Kandi ikibazo nuko ubwo hariya biri ku mugaragaro, hano byatangiye kuza rwihishwa, ku buryo babirimo, abahungu n'abakobwa n'abagore bari masitiriba, ugasanga intoki zabo zabaye abagabo babo. Ibyo ni ibintu Imana yanga urunuka. Ariko Yesu atuma kuri Efeso, arababwira ngo ikintu wowe ndi kugushimira nuko wanga iyo mirimo y'abanikolayiti. Ndimo ndabigushimira. Iyo mirimo y'abanikolayiti y'ibinyoma no kubesha no kwirirwa, araza akakwigisha akakubwira ngo hariya bagira ibintu bya kope na kopine. Umuhungu n'umukobwa bidekaraye ko bakundana, baratahana bakajya biryamanira, bakaza kurepeta muri repetisiyo. Nta kibazo, babigize ubuzima busanzwe. Icyaha cy'ubusambanyi ni ibintu mbese byoroshye, ariko ku Mana ni ibintu bikomeye. Yesu aboherereza uru rwandiko, arababwira ngo mwebwe mfite icyo mbashimira. Aleluya. Nuko mwangiye imirimo y'abanikolayiti. Ababwira karite nyinshi bafite. Ndimo soza ngeze kuri uyu murongo. Ubundi wumvisha iri torero ukuntu n'amateka yaryo, ukumva ukuntu Yesu yarishimye, akayishima imirimo, akayishima kwihangana, akayishima buryo ki bafite umwuka wa diserinoma, nta muntu ushobora kubabesha, akabashima buryo ki banga imirimo y'abanikolayiti. Ugira ngo itorero ririmo rirazamuka, ibintu bimeze neza. Ariko namwe murabizi, iyo umuntu akubwiye ijambo akongeraho ijambo rivuga ngo ariko, byose ababyishe. Yakubwiye ngo ndakubabariye akongeraho ariko, murumva biba byuzuye? Ntabwo biba byuzuye. Hanyuma Yesu arababwira ngo ariko rero mfite icyo nkugaya. Ndagifite, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Hari urukundo wahoranye ugikizwa, hari urukundo wahoranye ucyakira Yesu, hari urukundo. Kandi reka mbabwire, niba njyewe mbasha kumenya ko umuntu ankunda, tukaganira nkarwumva, urukundo nkarwumva, Yesu uri mu ijuru abyumva kurutaho, azi ko watakaje urukundo. Araribwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, subiramo. Subira mu myaka yawe ucyakira Yesu. Ugifite imyaka 15, ugifite 16, ugifite 20, ucyakira Yesu, usubire inyuma, wisubiremo, ureba ahantu wakundaga Yesu, hanyuma wongere wisubiremo, ureba ahantu watakarije urukundo. Iyo umuntu yagiye mu mujyi
hanyuma yagera mu rugo agasanga yibagiwe imfunguzo. Aravuga ati reka ndebe ahantu nanyuze. Nanyuze ahangaha, nanyuze aho bagurira amasaha, nyura aho bagurira amatelefone, nyura aho bagurira ibintu. Uwo muntu arahibuka akagenda agashaka. Akavuga ati reka ndebe ko nabona imfunguzo aho nazitakarije. Akavuga ati niba taraha nahangaha. Agakomeza kugeza igihe aziboneye mu ntebe y'ahantu yari yicaye. Umva icyo Yesu agusaba. Aravuga ngo isubiremo. Isubiremo cyakira Yesu. Urukundo wamukundaga. Urebe usubiremo. Hanyuma urebe ahantu warutakarije. Kandi kubera kubaho mu buzima bugoye buruhije, harahaje bantu benshi batakaje urukundo bakimara gupfusha. Ni ibintu bikomeye bikomera mu mutima. Yubuze umuntu wakundaga, ni ibintu bikora ku mutima. Bikimara kuba urukundo ukunda Yesu wararutakaje. Warutakarije. Abandi batakaje urukundo. Umuntu acinjira mu buzima bwaho. Hari igihe ubana n'umuntu akakwinjirana. Yakwinjirana urukundo wakundaga Yesu rwose rukavamo, ugasigara wubatse kuri uwo muntu. Reba ahantu warutakarije. Nubwo wakomeje gukora imirimo, nubwo wakomeje gutura amaturo, ariko watakaje urukundo. Reka mbabwire impamvu Yesu arimo asaba urukundo. Nuko najya kuza ntabwo azaza ari umukoresha uje gutwara abakozi. Ntabwo azaza ari umwubatsi uje gutwara abafundi. Azaza ari umukwe, natwe turi abageni. Niyo mpamvu ari gusaba urukundo. Ibuka aho wavuye ukagwa. Azaza ari umukwe. Yesu agiye kuza ari umukwe. Naza azatwara umugeni. Kandi urabizi nawe ukiri umusore, impamvu wahisemo umugore wawe nuko wabonaga kwagukunda. Naho yakora imirimo myinshi ate, naho yakumesera gute, urukundo rutakirimo, wumva ntago ukimufitiye. Ntushobora kumutwara adafite urukundo. Ibuka aho wavuye ukagwa. Subira mu buzima bwawe. Wibuka ucyakira Yesu. Wibuka ukihana. Ukihana wambaraga neza. Wambaraga neza, uvaga wajya imbere y'iteraniro utaba ikigushi imbere y'abantu. Ariko ubu ukuntu usigaye wambara no mu isoko n'ahantu hose, abantu bose babona amatako yawe, urumva ugikunda Yesu. Ibuka uko wamukundaga. Wafataga ibihe ugasenga. Iyo ukunda umuntu uba wumva abantu bose bagenda mugasigara muganira. Ariko iyo ufashe igihe usenga, uvuga iminota 2 ukumva birashize. Ibyo byerekana ko utagikunda Yesu. Yesu ahantu ari muri iri teraniro arimo arakubwira ngo ibuka urukundo rwa mbere. Wibuka kukimara gukizwa. Yesu akiguhamagara nta binyoma wari ufite muri wowe. Ibinyoma ni iki cyangwa kubeshya ni iki? Ni igihe usohora ibintu mu kanwa bidahuye n'ibiri mu mutima wawe kandi ukumva bigucira urubanza. Igihe ureba umuntu ukamusekera kandi uzi kumwanga, burya ni ibinyoma uri gukora. Igihe bakubwiye ibintu ukaseka ukavuga ngo uzabikora, uzi neza mu mutima wawe kutazabikora, birya ni ibinyoma. Ariko ukikunda Yesu, waharaniraga ikintu cyose kimunezeza. Ubu usigaye witwara uti, usigaye uvuga uti, iyo uryamye nijoro ubigenza uti. Ibuka aho wavuye ukagwa. Wihane, ukora imirimo nk'iya mbere. Umva menase Yesu ashyiraho, ariko impamvu ayishyiraho
nuko agira ngo nahagarara ku bicu uzamusange. Aravuga ngo kuko nutabikora nzaza aho uri vuba nk'uri igitereko cy'itabaza cyawe hacu. Nutagaruka ku rukundo rwa mbere, nibyo koko uraririmba, nibyo koko uvuga ubutumwa, nibyo koko usura abarwayi, nibyo koko ibyo Yesu arabigushimira, ariko mu gihe utagifite urukundo ngo arwumve, aravuze ngo igitereko cy'itabaza azaza giterure. Kandi ibi mvuga byarabaye muri Efeso. Efeso ubu ngubu iri muri Turukiya, niho iri. Babanye n'ububyutse ibinyejana 4 byonyine bakora. Hanyuma nyuma yaho baragenda baragwa, baragenda bamera nk'abandi, bambara nk'abandi. Yesu abashiramo, ubwiza bwa Yesu bubashiramo, basigara bavuga ariko nta kintu kikibarimo. Ibinyejana 4 nibyo bagize ububyutse. Ubu iyo ugiye kureba 99% hari abasilamu. Igitereko cy'itabaza cyakuwe ahacyo. Ijambo riravuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Amen. Ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iyambe, kuko nutabikora nzaza aho uri vuba nk'uri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo. Nutabikora. Arangije ararishimira nk'uko nababwiye. Muri iki gitondo ndimo kumva Yesu yavuganye natwe kandi yavuze. Impanda iravuga vuba, kandi nitanavuga urupfu rurimo rurakomanga. Abantu bazazuka bonyine ni abantu bazaba bafite urukundo, bakunda Yesu, nibo bonyine. Sabakoze imirimo myinshi nayo ni myiza, ariko ikintu kibanza ni urukundo. Kubera ko nje vuba, hari umuntu washatse kunsura, ndamubwira nese kutaza kunsura. Arambwira ati ndi gushaka ikintu nzanira umuzungu, niko banyita rero. Umuzungu sinaza kumureba nta kintu muzaniye. Aragenda ajya kugura imbuto n'ibintu byinshi, bazi ko nkunda imbuto. Hanyuma aza ariko afite inama. Arabitanga, ngewe ntitwabonana, sinamubona, ariko ndabibona. Bukeye ntiyaza, bukurikiyeho ntiyaza, ndamwandikira, ndamugana ibintu wohereje ndabigushimiye, ariko ni wowe shaka. Narabibonye bimeze neza, abana barimo bararya imbuto, ariko ni byiza, ariko ni wowe shaka. Mwumvishe icyo nshaka kuvuga? Mwabyumvishe? Ibintu byose wakora, ibyo wakora utibutse urukundo rwa mbere, ngo Yesu abe muri wowe, wongere were ukiranuke, ushakisha uko wakiranuka. Urareka gusomana, urareka gukaresanya, urareka kwikinisha, uratanga icya 10, urera. Amaraso ya Yesu arakweza, agutunganye, usubire mu rukundo rwa mbere. Impanda nivuga amazi azakujyana. Muhaguruke dusenga Imana, igihe kirarangiye. Reka ndarike umushumba azadufashe gusenga, ariko mbere yuko asenga ndashaka kwinginga umuntu wese watakaje urukundo. Navuze ibintu bikomeye ndi kubyumva, ariko kandi byinjiye mu mutima wawe. Umuntu watakaje urukundo, uru rukundo mvuga abari kubyumva n'abarwigeze. Iyo warwigeze urabyumva nyine, byumva n'abarwigeze. Ariko hari n'abandi Yesu ashaka kuruha. Hari umuntu warutakaje ari kubyumva mu mutima we. Mwese ndabasaba ngo muhaguruke. Bantu bicaye bose ndabasaba ngo bahaguruke, kuko tugiye kwinginga Imana. Tugiye kwinginga Imana idufashe. Ndashaka kubwira abantu batakaje urukundo bakaba babyiyumvamo, bakaba bumva hari ahantu rwatakariye. Kandi ikintu Yesu avuga, aravuga ngo wibuke aho wavuye ukagwa wihane. Ntabwo ari ukwihana muri rusange, urashaka ahantu rwatakariye. Niba ari Claude warukugwishije, urabwira Yesu ngo ni Claude nguyu, urabivuga.
mbese niba ari Arisa wabikoze uravuga uti na Arisa niho byanyuze ariko ngwino ungirire neza. Niba ari urubyaro wagize bigatuma uba okipe n'urubyaro Yesu kagabanya urukundo uravuga uti ni urubyaro rundindire ariko ndagarutse. Mbese ahantu niba ari ubusambanyi wakoze kugira ngo bagupromotinge uravuga uti burya n'akazi nashakaga ubitunga w'agatoki uvuga uti ni wa mushefu twaryamanye birebe urukundo rwaragabanutse. Urakivuga icyo kintu ukibwire Yesu uri mu ijuru arimo arabireba. Niba ari inzoga zakugize imbata ukaba uzibika muri firigo ukaza umaze no gusomaho uravuga uti n'iziriya nzoga ndazinywa byarananiye bituma nagukunda nk'uko bikwiriye. Urabitunga urutoki bibwire Yesu. Hanyuma numara kubibwira Yesu ndamukunda n'umutunzi w'imbabazi nyinshi yiteguye kukubabarira kubwo kumwizera. Mana Data wa twese, imisozi itarabumbwa, isi itarabaho wari uriho, inyenyeri zitaragera mu kirere wari uhari, izuba ritaramanikwa hejuru wari uriho, ubutaka butaratandukana n'amazi wari uhari. Uri Imana iri hejuru y'ibintu byose, hejuru yawe nta yindi Mana iriho. Nta yindi Mana iriho. Urakomeye, urihagije. Tugushimiye ko watanze Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko utuburiye, tugushimiye icyo udushakaho. Uyu mwanya turasenze, twinginze Imana yumva kandi igakora ngo uhindure imitima y'abantu bari hano sejemu. Duha urukundo twongere tugukunde. Fasha aba babyeyi, fasha aba bagabo, tabara aba bapfakazi, tabara izi imfubyi, fasha aba baririmbyi bagize inama nyobozi, abashumba n'abarimu. Mutakatifu, urashaka ko twongera kugukunda. Kura ibintu byose mu mutima wacu bimitse bakabigira ubya mbere, byose tubikuyemo. Ni wowe wenyine uri hejuru. Mana duha urukundo tugukunde Yesu. Urakoze, turagushimiye Baba mutakatifu, ugize neza. Ndagushimiye ko wongeye kurema, ngushimiye urukundo wongeye gutanga, ngushimiye umunezero wongeye gutanga, ngushimiye ibyishimo wongeye gutanga, ngushimiye kwirinda wongeye gutanga, ngushimiye imbaraga wongeye gutanga, ngushimiye umwuka wera wongeye gutanga. Ndagushimiye ko amagufa ari mu kibaya wongeye kuyahuza, akazaho imitsi, akazaho inyama, akashyiramo uruhu, ukongera ugakoresha abantu wabareba ukabishimira. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Aya mashyi ni ayawe Yesu.